bidakwiye atari ukuvuga ngo nukubera ko ngo kanaka nga muri inyuma ngo kubera ko ngo uriya ngafite ngo bra bushobozi ngo ibiki wapime ntago ibyo nta kintu byamara ahubwo twagize amahirwe muri iyi minsi ndi kubona dufite minister mushyashya w'urubyiruko n'ubuhanzi utuma twishima ari gutuma twishima ariko nawe nabo gusesengura ntago bikibaho social media zakwiye gusesengura niba zaratwaye ubwenge mu bantu simbizi ubwo ibyo tubonye kuri Instagram ya kanaka cyangwa kuri YouTube ya kanaka tugahita twumva nibyo ibindi byose bisigaye bikurikiye twe twumva ko atari ukuri kandi mu by'ukuri ariko kuri kwa nyako niko kuri gutuma rero ibi bintu byose biri kugenda bisubira inyuma kubera iki baratubeshye bagiye batubeshya mana aba bantu bitwa ngo naba big ngo naba big influencer ngo bafite nga platforms nibo babyishe nibo bari kubyica nababaye mani kubona hari Ishkevin afite indirimbo mani maze amezi abiri itarageza n'ibihumbi 150 bro iri kuri YouTube imeze neza ariko ifite ibihumbi 110 gusa trap mumereye nabi ngenja nyoberwa n'ukuntu abatipe biyita ngo naba legend hano muri Kigali urkumva ngo naba legend u Rwanda si twitwa ko turi igihugu gitoya si dutuwe ngo na miliyoni 10 na zingahe nk'ubwo iyo wumva ufite ishema ry'uko bakwita mu legend utava i Kigali ngo ujye Nyamagabe ukore y'igitaramo utava i Kigali ngo ujye mu Mutara ukore y'igitaramo utava i Kigali ngo ujye Ingoma Ikibungo ngo ukore y'igitaramo ako mukirirwa muvuga ngo muri aba star ngo murarenze muri aba legend bro mwashize imipira hasi rero kare nahoze niyicariye muri ibi byaro by'iwacu ariko sigaye nibera mu cyaro tu ibintu by'umujyi n'iki ari ukubyendamo gakeya sinzi ko nari niyicariye rero home ndareba ndatekereza abantu ariko babahanzi twumvaga muri covid bagiye ya miziki myiza twumvaga ibintu ko byari byashyushye muziki ugeze ahantu ha fresh byagenze gute babahanzi bagiye imirongo yarashize byagenze gute abadufasha abadukurikiye namwe nyine muze gushyira ibitekerezo byanyu aho muri comment kugira ngo turebe ibyari byo wagwan mu gihe cya covid nicyo gihe umuziki w'u Rwanda wagize impinduka ku rwego rudasanzwe ku rwego rutandukanye n'ibindi bihe byose byigeze bibaho buri mwana wese wazaga yagukubita gahita ukavuga uti wow kandi koko kumva afite na tala yatari kabisa gakubita ari indirimbo abantu bakayibyina nimba ari uko twabaga dufite umwanya munini wo kwicara twumva imiziki gusa nimba bari baratwinjiye mu matwi ku buryo tutari tugifite ubushobozi bwo kurobanura ngo ibintu byiza ngo umuziki mwiza simbizi ubwo nange muraza kumbwira none nibajije ni ese hashize imyaka ingahe covid irangiye nese babahanzi byagenze gute byaje kurangira gute bagiye hehe nese Afrika yagiye hehe byagenze gute Okama yagiye hehe bande ni ira generation covid yose ba Juno Kizigenza ako uyu munsi narabonye arimo ngo gusereburanga imyaka inamaze mu muziki bande Ariel Ways ariko baracyakanyakanya Kenisoro nawe Kenisoro we aracyabirimo dana muri 155 ari ni benshi harimo ba Arto hari na generation yari iri ko muri ya Oda Pass yose abatipe bari bafite impano bari abahanga badukubise imiziki turumirwa kiraturenga dukurikirana baze kutwibutsa ariko bamwe mu bahanzi bazi bavumbutse mu gihe cya covid nabo bagende baze kudufasha twibutse muri bamwe mu gihe mwibuka tutari bwibuke vuba kuvuga mutwibutse abo bantu bavumbuka ariko kugeza aka kanya imbaraga n'ikizere twari tubafitiye tubafitemo tukaba tubona ba Victor bari baje ba Victor Rukotana ako we disi byaranze none nabonye yagiye muri gakondo sigaye yiririmbira gakondo muri hotel imwe hano mu mujyi buri wa gatanu kandi nimba hari umutipe wa Rouge uramujama yaradukubisiruka kakagoma ke Kiss FM yagakiranga inshuro nka 500 ku munsi ni ukuvuga ngo muri biriya bihe nibyo bihe buzumuziki nyarwanda twavuze tuti noneho
ibyo mwigize Meddy na Ben tugiye kubona ababasimbura. Ese rya shuri rya muzika ryo riracyaharira riracyakora ariko se wamugani koko uko Nyundo mani buri mwaka ntabwo byarindiraga umwaka umenya mu kwezi hasohokaga umuhanzi uturutse bavuga uriya muntu ntabwo umwaka ntabwo byasabaga umwaka ni ukuvuga ngo ririya shuri twaryumvaga buri munsi bana batubwira ishuri rya muzika umuhanzi wabaye konseri hanyuma bari gukubita bari backstage bari he bose ndibuka n'abantu hari n'abantu basanzwe baririmba ibisope bigeze gutangira guclaiminga ngo iri shuri ngo rije kubafata kunda ngo kuko ngo abahanzi ngo abana bari kuvayo nibo bonyine bari kwiharira amasoko. Ese niko bikimeze cyangwa ubu ngubu basigaye bajya mu bintu bya leta gusa? Biriya naryo ariko hiti zo muri iyi mihanda ya Kigali we ni hatari ntabwo biba byoroshye. Nyamara mushatse mwajya mushyira hamwe sinzi nimba ibingibi nta somo bimaze gusigira abantu cyangwa bimaze kwerekana. Aba bantu bose nari ngerageje gukomozaho, nicaye nsubira inyuma ndeba imiziki abo bose, ndeba ukuntu badukubise muri biriya biha amahiti n'iki, ariko uyu munsi iyi saha tuvugira ahangaha ntabwo tuzi irengero ryabo. Abenshi ni bakeya, abari gukora ni Kenisoro wenda arera wezi nafite agahita, ariko da afite akaririmbo Chris we yaje mbere yabo. ahubwo ba Kevin urakoze cyane Kevin, amakosi yose twakoze ibintu bya za lompe ariko Kigali ariko batumye abantu baciringa covid neza. Cyakoze baraduciringishije covid rwose, nta rungu twigeze tugira mama. Baraduciringishije covid, nta rungu twagize. Noneho bana tukagira na leta yacu idukunda yadukubitaga igiporezo cano kuri covid, mwadufashije kuyibamo neza, ariko nyuma ya covid twarababuze nkuko muri baraba bose nta numwe warengeje hit ebyiri, nimwe yamuzanye tugahita tumubura. Wish Kevin amerewe nabi n'abana bashyashya bari bifira iremereye. Wish Kevin ari kubifinga n'aba bana baje ejo bundi baje nyuma ye bakora trap nabo we siyo bari kumwahagiza, ubu bamutaye mu bishingwe. Okama we yagarukiye kuri Ampucuri, nyuma ya Ampucuri hari indi hit yadukoreye nyuma ya Ampucuri. None se ujya wumva ngo afite umubebi. Erega hari ikintu, imibare ntibeshye. Imibare ntibeshye. Jyaho mu mibare urebe Ampucuri uko byayigendekeye, urebe n'izo zindi uri kumbwira ntazi nuko zitwa. Ndabizi ko bose bafite indirimbo nshyashya rega. Ndabizi ko bazifite abo batipe bose, hafi ya bose bafite indirimbo nshyashya. Ariko ntabwo kugira hiti cyangwa kuguma kuri top ntabwo bivuga gusa kugira indirimbo. None se nimba banazifite ziri hehe izo ndirimbo ko bazifite, kuki zo tutari kuzumva nk'uko izo za mbere muri covid twazumvaga? Aho rero hagahita hazamo ikibazo. Abatipe nibisuzume barebe, bishobora kuba ari nka urumva ni nka wa muriro w'amashara wakukagurumana nyuma y'iminota ingahe bigahita birangira. Bari abatipe bose man, uribuka amagambo twavuze kuri Afrique? Uribuka amagambo abantu bavuze kuri Afrique bati none umva ko mwigenje Meddy na Ben babonye umusimbura. Ibiki twabonye umwana uririmba agatunda bana, ibintu byose bigahagarara, agatunda kaba agatunda. Nyuma y'agatunda ariko igeze gukora indi collabo na Fireman da nayo iragerageza, ariko naho byarangiriye. Ariko biriya bintu byo kuvuga ngo generation ya kera ngo iy'ubu ngubu buse biracyariho, wa mugani ya indi twitaga iy'ubu ngubu siyo yabo ngabo turi kuvuga. Iyo turi kuvuga bazanye impinduka tubita ngo ni Generation Z muri mu muziki ngo Generation Z ngiraje ngo ibiki n'ibiki. Biriya byo kuvuga ngo abakera n'abuba, ahubwo babandi bakera n'ubundi nibo bari kwigarura mu kibuga. Riderman turacyamubona man, kugeza igihe ntekereza ko uyu muziki uzarinda urangira. Riderman ntabwo tuzamubura, Bulldog turacyamubona na Bulldog kubera ko ntabwo bagikora indirimbo ngo zigire trend cyane, ariko still
abangaba bari kuza umuntu ari kuza akaduhitingisha ku karirimbo kamwe bigahita birangirira aho ngaho. None se umuntu agira tala yo kuririmba indirimbo imwe? Tujya tuvugisha ukuri, umuntu agira tala yo kuririmba indirimbo imwe gusa? talent ihoraho. Nimba ihoraho rero aba batipe bazize iki? Ubu ngubu tuvuge ko management zabo zitagikora neza cyangwa music yabo nta plan yari ifite. Ninde waje muri byose se afite management ahubwo? Ninde wabijemo afite management? Si ibintu si amahiti babaga bikoreye, ahubwo niho nanjye ngirira ikibazo. Urebye majorite y'abara bose baza nta n'umwe wari ufite management, agakubita akaririmbo kamwe agahita hitinga tukamumenya igihugu cyose, ubwo ba manager bagahita batangira kwigaragaza. Mperuka Afrika maze guhindura management nk'inshuro nk'enye cyangwa 3. Urumva? Urwo ni urugero rumwe. Okama we sinzi ibyo sinzi ahantu yitsimbye. Ishkevin nawe ndumva yarahinduye kuko abari bamufite muri biriya bihe ndumva baratandukanye. Umuntu ushobora kuba utarahinduye wenda ni nka Juno niwe wagumanye na Nando, kuko na kiriya gihe yakoranaga na Nando nubwo batubeshyaga ngo Bruce Melody ngaraba managinga. Urumva? Ariko yarari kumwe na Nando ndetse n'ubu ngubu baracyari kumwe. Niwe wenyine bagumanye. Abandi byagenze gute? None se ririya shuri ko ryaje rigahinda bigasakuza ishuri rya muzika, tubonye ishuri rya muzika, tubonye none tugiye kujya tubona abahanzi bafite impano n'ibiki byaje kurangira gute? Nta nubwo tukimenya za graduation zabo. Urubuka graduation zabo kuri zabaga zasajije. N'abazungu b'abaterankunga batakiri kuza kurisura cyane se. N'abateye batubwire, baza kutubwira byagenze gute iby'ishuri rya muzika byaragiye gute? Je nari abajama twigeze kuganira bahize. Urumva mani? N'ubu n'abajama iriya music irabatunze, gusa njye nari mbazi n'ubundi na mbere yuko bajya hariya batunze aba bantu. Yego. Ariko abajama twaraganiriye mani bambwira akazi babakoresheje kuri ririya shuri. Ririya shuri ryo bakoze akazi. Bro twarakoze. Ukagenda ukaririmba. Harakoze kabisa. Ugacuranga ejo ukagenda. Akazi ko baragakoze. Ugataha ngo kwakunda abanyeshuri babaga bagiye muri Taravo Public. Noneho wumve mani ikintu kibabaza sometime rimwe na rimwe, ikintu kibabaza nuko abantu nyine abanyarwanda ntabwo tugikeneye kumva ukuri. Social media zaradutwaye zitudrivinga uko zishaka. Aba bantu ngo bafite ngo ama platform ngare akurikirwa cyane, nibo bagira uruhare mu kutuyobya mani. Nibo bagira uruhare mu kutuma ibi bintu byose bizamba. Kubera iki? Wa muntu ufite icyo ashaka gutambutsa cyangwa ufite inyungu ze runaka ashaka kugeraho, araza akanyura muri wa muntu ufite ngo iyo plan, iyo Instagram ngirebwa, ngo YouTube, ngo channel ikurikirwa cyane, akaba ari hanyura akaza akatubwira ibintu byo kudukorompa, ariko kutubwira ibintu bya fake. Urumva? Ubwo abantu nabo gusesengura ntago bikibaho. Social media zakwiye gusesengura niba zaratwaye ubwenge mu bantu simbizi. Ubwo ibyo tubonye kuri Instagram ya kanaka cyangwa kuri YouTube ya kanaka tugahita twumva nibyo. Ibindi byose bisigaye bikurikiye twe twumva ko atari ukuri, kandi mu by'ukuri ariko kuri kwa nyako niko kuri gutuma rero ibi bintu byose biri kugenda bisubira inyuma. Kubera iki? Baratubeshye, bagiye batubeshya mana. Aba bantu bitwa ngo naba big, ngo naba big influencer, ngo bafite nga platforms, nibo babyishe, nibo bari kubyica. Cyo ko se narabura ni nk'abantu babafana bakurikirana ibintu byo kuri social media bro. Abantu bakurikirana ibintu kuri social media barabeshwa. Sureba ureka ngubwira ikintu kimwe nanjye kukubwira. Kuri social media byari igihe mbyuka ngahita mbona ewana post hariya ngahita avuga ati uyu muntu yatwitse. Wajya mu gikorwa kikomba ntibiraze kukibaza ukuntu ahantu ariko hazenguruka byadanje. Man si nk'ibyo ugahita wibaza, ugahita umenya ko ni ka gatarani nyine runaka bamutaye mu gati. Abantu mumenye ko nukugasonesha kugira ngo wowe wisange uno mustari bari abastar ubona nyine usange ufite Instagram vibing ifite abafana, kugira ngo ubyuke usange yapostinzeho umuntu. Ntago ari uko muntu kamomo kabanje kagasona zagiye tumenya ko ka World Limit kabanje kagasona urumva zagiye menya ko
abo bantu nimugoroba bicaye ahantu bakitamo ibintu bagapanga uburyo bagiye gukora nukoza feri abapeti rero bari kwinjira no muri map ari bashyashya ubwo nyine bamenye uko byifashe nk'abantu urumva impamvu aka kantu tuba tukazanyemo Bill Ruzima si umuhanzi nawe man uriya mupeti n'uburyo akora muzika ye ntabwo wenda akeneye izi poromosiyo zacu za hano kubera ko afite aho byamugejeje yikorera biriya bintu bye bya gakondo n'iki ubasigaye aba no bari mu Budage sinzi aba yibereye hanze kandi biramutunze n'ibiriya akora gusa yavuze ibya ririya shuri abantu bose bamugira umusazi man bakora ibiganiro ama interview bari kugaragaza ukuntu ari umu indiscipline wabandi ari icecekera ahita avuga ati rero ibintu rekana nabivemo ahita nabivamo yigira ku ruhande none ubu biri hehe sigari yemeye akigira akavuga ati Mani Marite nyereka ikibuga neza yegere Mani Marite amwereka amushonesha deal binacamo ubupeti yaragafasha abayibereye hanze rwose indege asigaye yitega nk'uri tap and go ibintu nk'ibyo kubera iki ntago wajya kumubona kuri izo platform ntago wamubona kuri izo platform bari mu kazi simpaka ngo izo platform izo nyine izo platform ziri mu kazi kazo mu bimenye icyo rero nicyo kintu turi kubura abantu ntago bagifite kwanaliza man umuntu araza kubera ko wamubonye kuri platform ya kanaka ugahita wumva y'abantu ngo uranga ararenze ukamubona na hariya ngo uri ararenze kandi nyamara ibyo bintu muri kutubwira ngo arenzemo ntago arenze ahubwo nuko mwe muri diro zanyu hari izindi nyungu mu bifitemo inyuma niyo mpamvu muzamuka twumvisha ukuntu barenze ariko igihe nikibeshye apana igihe cy'ikinyamakuru ariko ndavuga igihe gisanzwe time ntago ibeshye time bizagera tukabibona niyo mpamvu harimo abantu izi saha twicara tukavuga ngo uyu muntu uko yaje akatwereka ibi n'ibi uyu munsi ari hehe hari umuntu wanciriye umugani arambwira ngo bro ngo time wiriteri akavuga gutyo nyine ngo time wiriteri apana kumbwira ngo time wiriteri mi cyangwa ngo ibiki time wiriteri igihe kiravuga kizivugira nibyo by'ibi ngibi turi kugenda tubona nibyo ntago wambwira ngo umuntu araza akora indirimbo imwe itwika igihugu cyose najya ku ya kabiri byange ku ya gatatu byange tuhite tunamwibagirwa bite binarangira Bobo si yakoze East African Party y'abahanzi ngo New Generation na Old Generation ya New Generation yari iri muri iriya show ni bangaho ubu ngubu bahari haciyemo ingahe se yashize umwaka n'amezi 5 ubu turi mu kwa gatanu kuko iyo yabaye turi kwinjira muri 2023 hashize umwaka n'amezi 5 abo bantu bitaga New Generation bari hehe umuntu ugihari ntari nesano gusa ari nesano kandi buriya abantu muzamwitiranye ngo mumwite ngo ni New Generation mu kumumenya ariko mu muziki uriya mukobwa yabayeho abaho mu buzima bwe bwose muri muziki uzigiye ari nesano amaze mu muziki akujya gukubita mu mahoteli za karaoke yamize amajwi y'abandi mani naye byose arabimira indirimbo zose twongere turefreshise twongere tugabanya amarangamutima dukora ibintu kubera ko bikwiye umuntu mu promoting kubera ko nyine abikwiye atari ukuvuga ngo ni ukubera ko ngo kanakanga muri inyuma ngo kubera ko ngo uriya afite ngo buriya bushobozi ngo ibiki wapime ntago ibyo nta kintu byamara ahubwo twagize amahirwe muri iyi minsi ndi kubona dufite minisita mushyashya w'urubyiruko n'ubuhanzi utuma twishima ari gutuma twishima ariko nawe ariko barabaje bundi yahuye nabo byari byifashe gute urumva guhura n'abahanzi amaze kugenda ahura n'abahanzi benshi we na ba Bushari na bande arabatumira ba Nessa na Bitkiller aratuza nimba bari abahanzi baba yabakurikiranye kamenya ibyo ari byo ramuntu oya arabakurikira ari umuntu afite ukuntu afite icyo ashaka arabakurikira ahubwo mva ikintu ngiye namusaba umuminisitiri ukuntu yemera agahura na Nessa uzigishego cyane sase ahubwo ngiye ikintu baba yamubwiye bahuye ahubwo icyo nicyo kintu sasa nanjye nagiye kuvuga ati minisita iyo wahuye n'uriya mukobwa witwa Nessa mu ndirimbo ze numvise n'indirimbo zajya zumva numvise ajya zumva ari ukuntu azizi umunsi nzahura na minisita urumva Abdara umunsi tuzahura wundi nyuma ya biriya nzamubaza ati minisita uriya munsi
hari ikintu wigeze ubwira Nessa cyangwa se hari icyo wigeze wumva wamubwira buriya ku bijyanye n'indirimbo ze bijyanye n'ibiriya bihangano bye n'ari amagambo ni abarizwa mu ndirimbo ze. uzi ikintu njye namusaba se ni byiza kuba ari kugerageza kwisanisha n'urubyiruko aciye mu bahanzi kuko bari abahanzi nibo bafite umubare munini w'urubyiruko rubakurikira. That is good. Ahubwo njye namubwira nti ni byiza kuza guhura nawe bakanifotoza n'ibinyamakuru bikabyandika, ariko ajya nibuka kubabwira ibintu bari gukora. Nimba umuntu agize views miliyoni imwe ntiyumve ko yahise ari urutugu rwahise rukura ngo rusumbe ijosi, ahubwo azajya bagira inama barusheho kuba humble, kuko iyo ugize buriya miliyoni nibwo urugendo rw'akazi kawe rwagakwiye kuba rutangiye. Kuko birababaje kuba wakora indirimbo imwe ugahita ubona views miliyoni mu kwezi kumwe cyangwa mu mezi abiri, izikurikiyeho zose hakabura n'imwe byibuze iri bugeze mu 500. Rero mu gihe bari kuganira na minisita ko we bamwumva kurusha abandi bose, niko ntekereza azajya babwira bamenye ko aribwo urugendo ruba rutangiye. Nimba ugize views miliyoni nibwo ahubwo uba ugomba gukora cyane kugira ngo nizizakurikira zizagira amamiliyoni menshi, ukomeze uzamuke, aho kugira ngo uhite ukura nk'isabune cyangwa nka buji bive kuri miliyoni imwe umunsi bikaba bisigaye bigira mana. Nababaye mani kubona hari Ishkevin afite indirimbo mani maze amezi 2 itarageza n'ibihumbi 150 bro. Iri kuri YouTube imeze neza, ariko ifite ibihumbi 110 gusa. Trap mumereye nabi nizo trap sutuma batayireba ndabizi se. Mu minsi ishize yarazituraga mu kwezi cyangwa mu mezi angahe bakaba baserebuye akahema. Ega mani tujya tubyoroshya n'abamushari bari baje n'abandi bose n'aba Betray bari baje, ariko ngewe wenda mu gihe turi no gusoza n'ikiganiro ko iminota iri kutubana myinshi, ngewe ikintu kimwe nababwira mu banyamuziki bo mu Rwanda, wenda iby'impano tureke kubyitaho cyane, ariko nimba mwinjiye mu gikorwa cya muzika bibe business, bikore nka business, sibyo mani. Ubu ngubu ngewe nyine kuba music yo mu Rwanda ureba mana Barundi ongeye baje, sureba Barundi ongeye baje, sureba muzika y'Abarundi buretse uzureba abatipe bacu bari kwigira ba cyane ngo bagezeyo ngo naba starring ibiki n'ibiki, urumva n'izi platform ziri kubabeshya buretse uzureba Barundi ukuntu bagiye kongera kutwigaranzura mu minsi mikeya bari kuzi, buretse uzareba. Icyo cyakubabwira ngo ntago ari paka ngo we muhanzi uvuge ngo ngewe ngo nafatishije mu Rwanda ngo abantu bamenye ngo umve ko ibintu birangiriye aho ngaho, menya ko ugomba kuzitura ku buryo mu Rwanda n'uba abafana bagushizeho, muri Kenya uzaba ukiri kuzitura. Ubu muhanzi dufite mu Rwanda ni Israel Mbonyi wenyine. Ase bro na Theo bose babireba, na bose babireba wa kera twita wa kera, ariko reka nkubwire ngiye njyanyoberwa n'ukuntu abatipe biyita ngo naba legend hano muri Kigali, urumva ngo naba legend. U Rwanda si twitwa ko turi igihugu gitoya, si dutuwe ngo na miliyoni 10 na zingahe. Nk'ubwo iyo wumva ufite ishema ry'uko bakwita muri legend, utava i Kigali ngo ujye Nyamagabe ukore y'igitaramo, utava i Kigali ngo ujye mu Mutara ukore y'igitaramo, utava i Kigali ngo ujye Ingoma Ikibungo ngo ukore y'igitaramo, ako mukirirwa muvuga ngo muri aba star ngo murarenze muri aba legend bro, mwashize imipira hasi. Uzambwira umuhanzi mu Rwanda ushobora kuva usibye ibitaramo bya Bubu byabaga by'ubuntu, uzambwira undi muntu ushobora kuza ushobora kuva i Kigali akagenda akajya Ingoma agakora y'igitaramo, akagira Rusizi agakora y'igitaramo, cyangwa akajya Igikongoro agakora y'igitaramo bishyuye kwinjira ari ukwishyuza. Aya bro, cyabaze rero babasabye kugura udukingirizo, bakayabwira abantu uti mugura udukingirizo. Izo ni za campaign n'ubundi tumenyereza ubuntu, nibwo wenda baza cyo koze wenda aho ariko nanone turacyafite akazi. Abatipe baracyafite akazi, abatipe baracyafite akazi, baracyafite akazi kenshi kandi gakomeye, ariko bo babumva ngo baragezeyo, babumva ngo baragafashe barabaye abastari ku ndirimbo imwe. Sawo uzaza uyikome abantu bagushuke bumve kuri igitangaza, ariko nawe ya kabiri
mwakoze cyane